uriya mukobwa Muheto inshuti divine uriya mukobwa ni mwiza kabisa nuko nta mafaranga mfite arwana ni rwiza ubundi kuri side yanjye umwari rukumbu kwirikamba n'umwe ubundi nubwo namushyize muri top 5 akazi ku mwanya wa 5 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. Zoom TV 24 turi muri nyampinga w'u Rwanda 2022 kuko wa 2021 bye bye. Aha rero ndi kumwe n'abasore babiri babimenyereye babimazemo igihe ijisho ryo kureba umukobwa mwiza ntuzaba nyampinga bafite arenze rimwe. Ku ruhande rwanjye turahera kuri uyu muvandimwe bamwita Yves irindura ryivugira mukunde nte Yves mukunde nte umeze neza umeze fresh sana kabisa harya wenda tutanagiye mu bintu byinshi muri barakobwa hafi 70 wowe uhagaze he urakoze cyane ku ruhande rwanjye umuntu wa mbere mpagazeho ndetse cyane ni Muheto turi kumwe na Kofi cyangwa Kofito abamuzi niko bakunda kumwita cyane nawe tuguhaye ikaze. Turabashimiye bro. Urakoresha iyo niyo mikoro yawe kabisa nizere ko ibintu bimeze neza. Iva ahagaze kuri Muheto wewe wabuhagaze kuri inde kwa Nkusi Dinda hajya rinda ubwo yiyamamarije mu burasirazuba akugeza wenda nubwo tutaratangiye ikiganiro ni ikiganiro tugiye kugaragarizamo uko tubibona cyane ko abakurikirana Zoom TV bazi ko predictions zose twagiye dukora kuri nyampinga ubundi ziba 95% biba ari ukuri kwambaye ubusa kwambaye ubusa aya kuri kwambaye ubusa ni kwakomeze gute kuri kwambaye ubusa nyene kuba kwambaye habe namba kuri nyine bipfuye kuri gukora hanyuma tugiye gutangaza nibura abakobwa batanu dukurikije n'ukuntu amajonjora yagenze guhera mu ntara y'amajyaruguru intara y'amajyepfo burasirazuba ndetse n'uburengerazuba hakiyongera n'umujyi wa Kigali unafitemo abakobwa benshi cyane ntabwo dutinda mu magambo abakobwa batanu mubona ko bazavamo na nyampinga w'u Rwanda nubwo bose bahatanye birumvikana ariko harabo mubona reka wenda duhere kuri Kofi ajya bwo niwe muri umuntu wawe cyane mukuru wawe sinzi wenda wenda utaratangira iyi nyampinga wayibonye ute abakobwa ni beza nkuko kuko muri criteria zo kubugira ngo ube nyampinga nuko ugomba kuba uri mwiza ufite ubwenge ubwenge n'uburanga yes yes oye ubwiza ubwenge n'umuco no kuvuga ngo wenda nubwo ari ibyo byiciro bitatu bagenderaho akenshi twagakurikiye kongeramo n'ikintu kimwe kimaze kuranga Miss Rwanda zirengenye 3 zitambutse zirimo no kuba uri umwana w'umusirikare ukomeye nabwo atari wa mwana wanuza kuvuga ngo uri umwana wa koporo ntabwo ibyo ntago bigikora umwana cyangwa umubyeyi wishoboye oya umwana w'umusirikare ubwo nuko ubwiza ubwenge umuco nuko uri umwana w'umusirikare bishingira kuki kuko Miss Rwanda 3 hafi ya zose zitambutse duhereye kuri Miss Rwanda ucyuye igihe wamubanjirije ndetse n'uwo yasimbuye abose ko ari 3 byagaragaye ko ari abana b'abasirikari ndetse na Miss Rwanda ucyuye igihe turabizi neza ko ari umwana wa generali bayingana ubwo ukavuga ko rero icyo nacyo ni kimwe mu bintu bigaragara ko bagiye bagenderaho cyane kuvuga ati nubwo wenda ari abana b'abasirikari sometimes kuko ntagendeweho cyangwa nuko wenda byahuranye nuko kuko impamvu yabyo ni imwe ntago bari babikwiriye sibyo cyangwa wenda iyo n'indi diba wenda tuzagaruka ntago twagakwiriye kwica ku ruhande kubera iyo mpamvu wenda impamvu tutagakwiriye kwica ruhande no kugira ngo nkomeze wenda nge no kugaragaza kubo nshyigikiye no kubo mbona mpereza amahirwe yo kuba batsinda kuko kugeza kuri uyu munsi nkanjye ku giti cyanjye wenda tuvuye no kuri ibyo ngibyo muri 5 mfitemo harimo 2 bo mu ntara y'uburengerazuba sibyo hakazamo w'amajyaruguru hakazamo w'amajyepfo ndetse n'uburasirazuba
wenda reka dutangire utubwire muri abo bakobwa wenda bagiye banahabwa pase bigendeye uko basubije ibibazo bigendeye no kuba ari nabeza cyane ko muri Miss Rwanda hatajemo ibindi bintu by'amatakirango y'umukobwa ujyamo yakaba yari umukobwa mwiza cyane. Ubu rutonde rwa 5 nkuko n'ubundi n'umwaka ushize hari abo waje uvuga ko bazaba nyampinga babanyampinga 5 muri mwaka nabaye. Kuri side yanjye numero 5 no bita Nkusirinda akaba ari yamamarije mu ntare burasirazuba. Ni umukobwa wuje ubwiza, uburanga, ubwenge ndetse n'umuco awurusha bose. Nubwo ari ku mwanya wa 5 since day one nge narakurikiranye Miss Rwanda wenda sinari mpari live ariko kuri KC2 ibyo bigano bigenda bicaho uburyo ki kwiyamamaza byagiye bigenda. Musirikare nkurikije buryo ki yasubizagamo ibibazo yabazwaga ni umukobwa wagakwiriye kuza muri 5 ba mbere. Bwabwiza bashingiraho wabonye arabufite aburusha bose ubundi yanagakwiye kwegukana ikamba ariko ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 haza uwo bita Keza Melissa. We akaba yari yamamarije mu ntara y'Amajyepfo. Ni umukobwa mwiza uteye neza kandi tuyatuvuga ngo umukobwa w'igishongore. Umukobwa w'igishongore navuga aho hoya mu muco nyarwanda akenshi ni kwa kundi ushobora kuvuga ngo ati kagira amata. Ushobora kuvuga ngo kagira amata hari n'umuntu utanywa amubihira nyine. Rero icyo gihe nukuvuga ngo uyu muntu umubwira ati gahorana amata ku ruhimbi kandi atayanywa we yakumva ko umwifurije ibintu bibi. Mu gihe wenda wagakwiriye kumubwira ati gahora n'urwago kubera ko wenda ari rwe yisansuraho. Yego nawe nkurikije buryo ki yasubizagamo ibibazo yabajijwe na project afite n'umwe mu bakobwa nawe wagakwiriye kugira uteye gutambuka. Gusa ibya Miss Rwanda nabyo bigira katazabyo. Kumugira mwiza muri bwa buranga nitaye kuko rabyoka ko na muri za Miss zabanje araho twagiye twumva ati umukobwa mwiza wameze ute umwagasubiza ati yabateye nk'igisabo ku miterere cyane ko iyo turi umukobwa mwiza agomba kuba ari umukobwa ubwiza bwari gikwira. Ntabwo ntekereza ko no wabisubije atyo yasubije yivuga kwera kwenda mu muco nyarwanda yumva ko umukobwa mwiza yabateye nk'igisabo suko ari uko nguko ahubwo ni mu mboni z'amaso yanjye. Ariko mu mboni z'amaso yanjye ntabwo wenda criteria ngenderaho nde umukobwa mwiza zihuye n'izundi. Icyo gihe no mpamvu ntagakwiriye kuzijya mu ntuza ngo nzi describing kimugira mwiza kubera ko turi muri Miss Rwanda kandi tukaba tugendera kuri criteria 3 kuba umukobwa yuje uranga akaba yuje ubwenge n'umuco. Nibyo ngibyo ngenderaho. Ibyo byose nawe nabonye abyuje agomba kuza muri top 5 akaza ku mwanya wa 4 mu bakobwa numva ko nshyigikiye ndi inyuma. Wa 3 no bita umutoni wa se Diana akaba yari yamamarije mu ntara y'Amajyaruguru. Numwe mu bakobwa nabonye buje ubwiza bwiza uvuga ati nta mukorogo ntaki ndetse n'ubwenge arabufite. N'umwana mwiza ushinguye cyane. Ariko ikindi kintu kiruse byose naje gusanga afite muri nuza physical appearance ziwe wagira ngo ni muyango wundi wazukiye muri Miss Rwanda. Nkaba numva ko ku ruhande rwanjye yagakwiriye kuzaza muri 3 ba mbere muri Miss Rwanda y'umwaka. Babiri uko abatondetse ubwo ni nako bagenda barutanwa. Ubwo ku mwanya wa 2 ku mwanya wa 2 ubwo narindi hano epfo kuri Gorilla Hotel. Miss Rwanda yaje kubera mu ntara y'Iburengerazuba hano Rubavu. Hari umwana w'umukobwa bita umubyeyi Divine nawe nabonye mwiza waje kwiyamamariza hano mu ntara y'Iburengerazuba. Ariko ni bya bindi nyine bibaho akaza kwiyamamariza ariko atahavuka kuko nta mukobwa mwiza nk'uriya wavukiye naha mu ntara y'Iburengerazuba. Tuzi uko ari intara wenda ni ikigega cya Kigali. Nta nubwo azisuka ukwisa ushaka kumutuma isuka akazana ikiyiko. Abakobwa bizano bagiye bava bacuri bose bavuye hano ariko siho bavuka baje kwiyamamariza twese turabizi. Nabakundwa Doriane no bavuye
ariko si bo bavuka. Buri umwe wese arabizi nyine, buri umwe wese arabizi ko umuntu yaje kwiyamamariza mu ntara runaka ariko atariho avuka. Everybody knows bro. Niyo mpamvu wenda tuzagakwiriye kubijyana dipu. Icyo gihe twaba dushatse kuvuga ati twese nimba turi abanyarwanda sibyo? Waravuze Diana? Ni Diana? Yeah. Niki kimugira mwiza ku buryo umushyira ku mwanya wa kabiri? No, it is not that. No, umubyeyi Divine nako niki kimugira mwiza cyane ku buryo bajya ku mwanya wa kabiri? Afite project nziza ntashaka kujyana deep kuko wenda ejo bundi nibava muri ntuza muri kampu azagerageza kwisobanura ndetse nakijye bazaba bari muri eliminatoire havo ati tugiye gusigazamo 10 tugiye gusigazamo bangahe barakomeza kuri final sibyo. Icyo gihe naba ngiye kwamamaza kandi ntago yigeze yishyura kwamamaza kuri The Zoom 24. Icyo mbese numwe mu bahabwa amahirwe nkurikije buryo ki asubizanya confidence ndetse kandi ubona yuko ari umwe mu bantu bagakwiriye kuba aba contestant b'irikamba ry'ubwiza uburanga ndetse n'umuco. Ku mwanya wa mbere batanu bakaba bararangiye umuntu akazategereza ifirimbi yanyu. Ku mwanya wa mbere ni ku mwanya wa mbere ntago nshobora kujya kure ya Mutesi Jolly ibyo yavuze ni inshuti Divine Muheto kubera impamvu imwe. Abo bose navuze wenda ntago nagerageje kujya muri detaye ngo mbashe kumenya ese ni umwana wo kwande ariko inshuti Divine Muheto amakuru mfite nayo uko se hari umubyeyi ufite ubwatsi bw'ibirokoroko nkuko nabandi ba Miss Rwanda batatu bose bamaze gusimburana ari abana b'abasirikare bakomeye. Amahirwe se byonyine gusa cyangwa n'ubwa bwiza twagusubiza bwa bwiza Jolly yatangariye nabwo arabufite. Nikiza ko icyatumye mushyira ku mwanya wa mbere atari uko ari umwana wo mu basirikare. Ntago ari ubwiza atangare kuko ntago ntekereza ko Jolly ari umukobwa gutanga ari ubwiza bw'umukobwa mugenzi we. Kiritse aramutse ari umulesbienne nka kwa kundi nkanye nshobora kumubona nkamutangarira. Ubwiza n'igikwira ubwiza bw'umuntu wari wese yabubona. Nta muko niko kuri. Ubwiza ni ikintu gisanzwe. Ni ikintu gisanzwe ho nagacya kare mbwo n'uruca abana papa. Ko umukobwa atanga ubwiza bw'umukobwa mugenzi we n'uruca abana. Gute? Fact imwe yonyine. Fact ya mbere se. Ntabahungu ujye ubona ari amaboga ari se kandi nawe uri umusaza. Ntawe ndabona. Ubwo ntawe ntabwo debene umwemera se papa mu buhe buryo nshaka kumwemera nk'umuririmbyi ariko ibyo bindi byo ntabyo mbona. Nese ko bajya bategura amarushanwa y'abari abasore bameze neza bafite ba Mr Africa cyangwa se na nukubera ese ko kubona mu by'ukuri wenda reka tubare nk'acyuye igihe kandi ugasanga bari kubatorana abasore bagenzi babo nimba ari ukuvuga ngo wenda nka Rwanda niwe wigeze atwara Mr Africa yego. Ese koko mu by'ukuri nuko ari we musore mwiza mu Rwanda? Oya buretse wenda twere kujya indice nuko ari we musore mwiza mu Rwanda. Yari bogari ushije bisabwa ko kwihagararira u Rwanda nyine kuko uburyo ushaka kuba ati niwe musore mwiza mu Rwanda. Niwe musore mwiza watowe wiyamamaje nuko yiyamamaje bro. Rero icyo ngicyo nicyo kintu ntabwo gikuraho. Hari abana benshi bari hariya hasi biturije urumva. Yes. Yes, ni nayo mpamvu twirwa tubanga wenda ngo Amavubi ntashoboye kubera ko n'undi akina n'amakipe n'undi nadashoboye akayatsinda. Kuko kugeza n'ushatse ko tuya mu bya football nabyo twabijyamo kuko uyu munsi Amavubi aheruka kugira umwanya mwiza agifite umutozo umwe bita Constantine wageje ku mwanya 64. Yes. Uburamutse batondetse neza Muheto ku buryo yabona ikamba. Yes, Muheto impamvu muriho nico kimwe cyonyine wenda ashobora kuba arusha abandi ko ari umwana wo mu bwatsi bw'ibirokoroko. Ariko ntago ari uko deserving kamba kurusha abo bandi bane navuze hejuru kuko abo bandi bane hejuru ibyo byose barabinganya ariko akabarusha icyo kimwe cyo kuba wenda nzi neza ko ari umwana wa hehe komoka mu gisirikare. Hanyuma reka tujye kuri mugenzi wawe nawe nabonaga yegeranye urutonde cyane Yves ikaze batanu bihuse Rwanda ntarana kubaza nibazo byinshi. Ku mwanya wa gatanu rero ni umubyeyi Divine yamamarije iburengerazuba
ubwo ni vuba vuba sibyo ni iki kimugira uwa gatanu ikimugira uwa gatanu ni ubwiza afite ubwiza na wa muco umuco ntabwo mwinjiramo cyane kuko hari akanama nkemurampaka kaba kabishinzwe ariko nkatwe ibyo tubona n'amaso yacu so umukobwa ni mwiza cyane nta n'umusore utamwifuza muri iki gihugu n'abagabo yewe njya mbona bamwe batangiye hari keza Melissa rero sasa keza Melissa ari ku mwanya wa 4 nawe yamarije mu ntara y'amajyepfo so nawe ntabwo njya kure cyane gusa afite ubwiza ikindi arafite kwigira icyizere cyane self confidence ubonaga uburyo asubizamo uburyo agaragaza umushinga we ukumva ni umukobwa yifitiye icyizere ku mwanya wa 3 rero sasa ni vuba hari Nkusirinda nawe ni umukobwa nawe ubonaga yifitiye icyizere na bwa bwiza arabufite noneho nge ku mwanya wa 2 hari uriya mukobwa yamarije mu ntara y'amajyepfo ufite ubumuga bwo kutumva kuba yaratinyutse akigira icyizere akavuga ati reka ngiye ngerageza amahirwe kero kuvuga ngo birango nibyo abantu nk'abariya gusa ngo kubera ko ngo bafite ubwo bwiza ese ngo ngiye kubera ko mfite ubumuga sinabijyamo kuba rero yaratinyutse icyo ni cyambere ikindi umukobwa ni mwiza kandi afite na avenir kwa afite uburyo yagiye nabasemuzi nabakibara babagenda yes barabasemurira ubona ko umukobwa yaratinyutse ngiye kubwangira namugira Miss Popularity nubwo wenda mbivuze ndaga kukubaza ati wenda mu makamba ashobora kutaba Miss y'u Rwanda ariko ubona niriye kamba dakwiye kuba ashobora kutaba Miss Rwanda aho turabyemeranya ariko ntabwo kwiye kuzabura ikamba ryo kuba yanka Miss Popularity kuko nkuko yaratinyutse kuri twamujyana nko kundi ba Miss Josiane bagiye baza bavuga ngo ni babe ngo basago ni babitoryi urumva bikarangira umukobwa afatishije akaba na Miss Popularity kuriya so kubwange uri umukobwa rwose ubana na bura bumuga bwo kutumva nka 90% aza Miss Popularity ku mwanya wa mbere rero haribwo no wa mbere cyane wa oya tuhageze ku mwanya wa mbere ku mwanya wa mbere nago njya kure irya mugenzi wanjye uri mukobwa Muheto inshuti divine uri mukobwa ni mwiza kabisa nuko nta mafaranga mfite arwana ni rwiza Muheto ni iki kimugira mwiza ku byo mubona ziri kamba rikuriye mu bakobwa 70 kuri hatabira isura umukobwa nagize amahirwe yo kubona nyogukuru wanjye kera ni kurani nka Muheto neza kandi hano rati bajya bavuga ko ari umwe mu bakobwa beza babayeho muri karitsiye so Muheto ku bwanjye afite amahirwe menshi yo kuzaba Miss Rwanda ntabwo byatungurana Muheto atagiye no muri bootcamp nta atagiye muri bootcamp adatora kuko niba nibuka neza Muheto bamubwiye ko ari mwiza yego abantu benshi muramupostinga yego abasore bamarari benshi barabigaragaza n'abagaragaza ko bamushyigikira barabigaragaza ariko kuba bikurikiranye neza nibuka ko bamubwiye ngo akwiriye kuvamo ikintu cy'ubwoba na projet ye ubwo akwiriye no kuyinonosora neza cyane yes nibyo gutungura rero n'abajya muri bootcamp cyangwa wumvishe ko atagiye mu wabyakira ko numva mwese mugaragaza nk'umuntu ukwiye gutwara ibikamba atagiyemo natungurwa cyane twakwishima aramutse atagiyemo nge rwose nakwishima kuko icyo gihe byagaragaza ko hashobora kuba hagiye kubaho impinduka iri kamba rishobora kuzatwarwa n'umuntu warikoreye warivunikiye apana kuvuga ngo nuko ari umwana w'umusirikare ariko dushobora gusanga atari nawe mwana w'umusirikare urimo hariya wenyine harimo n'abandi bagera kuri 4 ntifuje gutangaza amazina yabo ariko wenda ndagira ngo tukivuge bitaba ibintu byo guspekera gukwirakwiza ibihuha yes kuko ikamba ritwagwa nuko uri umusirikare cyangwa uri umwana mwiza twagiye dukurikirana za nyampinga nyinshi abana ubwabo uretse wenda gukora ubucukumbuzi bwa nk'umunyamakuru ukamenya ko ari umusirikare ariko benshi ntabwo twari tuzi ko n'abana b'abasirikare jya kwa abana umijya kwa ba Glace n'ubu basimbuye ariko nawo turetse ariko ni namwiza kandi afite ese koko ariko ibyo ntabwo ari byo tubwire ngo yahigitse naka wenda yari mwiza ariko wenda nawo ese haryo ubwo Naomi wagize ubwenge muri Miss Rwanda
yarabonye amanota harya yabonye 10 muri diplome hoya nyine yabonye amanota nga rero niba twavuze ngo n'ubwenge sibyo ntago umuntu ajya kugira ubwenge kubera ko agiye handi muri competition bwa bwenge adafite mu ishuri ubwenge ntago ari mate physique kwiga mate physique kandi ntaza logaritme ntekereza babigize burya muri kamere yanjye hari kimwe mu bintu wenda njya mbasha guha agaciro nzirikana ko nzirikana ko ubwenge butazigera buza wicaye ubukire butazaza wicaye kandi burya n'ubwenge butazava mu ikaye so rero icyo nicyo mbasha guhereza agaciro cyo kuvuga ngo kubera iki umuntu ubundi agakwiriye kugira amanota 10 na diplome kwibona byari ndyankuge ukagenda ugasanga ba muyango bujuje babuze ikamba kubera ko umunsi ubundi irakamba hari uwo bari twese tuzi ariko muyango bari meritaga iyo muyango aza kuba ari umukobwa musirikare wasanga ari kuba miss cyane rose yarabi samaranga mutima papa ari tutemeranyaho kuba nawo yaratsinzwe mu ishuri kuko wenda ibyo ubwenge bwo muri Miss Rwanda bukuye oya ibyo wigaga byo nawo migaga na muyango byose si bimwe wenda nawo migaga biochimie niba ikibazo yego unakiga muyango yiga hege ntabwo batsinda kimwe ni banatsinda yego hanyuma wenda ikeza ko nawe batanga wari babarangije ariko nahurije ku bakobwa birinda gusa mwese muhamya mushidikanya ko uko byagenda kose abo muvuga batazabura muri batanu ba mbere nje ku giti cyanjye abona wenda kugira ngo tunasoze duhe nyampinga wawe umwe ubwo uzatwara ikamba ugomba kwitwara urikwiriye ubundi kuri side yanjye umwari rukumbu ukwiriye ikamba n'umwe ubundi nubwo namushyize muri top 5 akazi ku mwanya wa 5 ni nkusirinda ramwana iyo mamarije mu ntara y'Iburasirazuba rwose ni ku mutima ndi umufana ndetse n'amarangi nzaba nayisize igisonga cya kabiri no umubyeyi divine Muheto ubwo nta kamba Muheto ntago ari kwiriye nawe kuri side yanjye ibyo ni biri ku mutima ntago Muheto ntago ikamba ari kwiriye akaze cyane hanyuma wowe ugomba kuba nyampinga umwe nundi ukwiriye kugira ate gutwara ikamba ukwiye gutwara ikamba n'ukwiriye kuba igisonga musaza Muheto ngiye mukize ku mwanya wa mbere Muheto ku bwanjye mbona azatwara iriya kamba naho uriya mukobwa twagarutseho yamarije mu majyepfo ufite ubumuga bwo kutumva ku bwanjye azaba Miss Popularity papa ntabwo umuntu yakwigaragambya ariko nkurikije ngiye ibyo nagiye mbona nawe niyumva inama karakanama nkimurampaka bamugiye dore ko yari afite complex nyine yiyamamaza ajya no kugaragaza biriya bikorwa bye natinyuka ndahamya ndashidikanya kazabo wa mbere ryakamba zaritwara asante papa kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi Zoom TV 24